tukugezaho inkuru zizewe, amakuru. Ikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Nadia Uwamariya. Tuyahere kuri iyi nkuru y'akababaro y'urupfu rwa Ambasaderi Joseph Habineza wahoze ari Minisitiri wa Siporo n'Urubyiruko mu Rwanda. Ambasaderi Joseph Habineza ugeze kuba Minisitiri w'Umuco na Siporo yitabye Imana ku myaka 57. Amakuru atangwa n'abo mu muryango we aravuga ko yaguye i Nairobi muri Kenya kuri uyu wa gatanu tariki 20 Kanama 2021, aho yari amaze igihe gito kuko yari mu nzira yerekeza i Burayi. Habineza yamenyekanye mu myaka itandukanye kuko yinjiye muri politike mu mwaka wa 2004 ubwo Perezida Paul Kagame yamugiraga Minisitiri w'Umuco na Siporo, umwanya yamazeho imyaka hafi 7, aza kwegura muri 2011. Yongeye kugaruka kuri uyu mwanya muri Nyakanga 2014 awuvaho muri Gashyantare 2015. Mbere yaho yari Ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria. Guhera muri Gicurasi 2019 Habineza yaje kugirwa umuyobozi w'ikigo cy'ubwishingizi buciriritse cya Radiant Yacu kibarizwa muri Radiant kugeza muri Kanama 2020. Imana imuhiruhuko ridashira. Mu yandi makuru, Madame Jeannette Kagame yasabye urubyiruko gukoresha neza ubumenyi rufite mu bikorwa bizamura sosiyete. Madame Jeannette Kagame yashishikarije urubyiruko gukoresha ubumenyi n'uburambe bwarwo mu bikorwa birufasha kwiteza imbere ariko binazamura sosiyete. N'ubutumwa yatanze kuri uyu wa gatanu tariki 20 Kanama 2021 ubwo hatangizwaga igikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko wabaye hifashishijwe ikoranabuhanga mu kwirinda COVID-19. Ubusanzwe uyu munsi wizihizwa tariki 12 Kanama buri mwaka, wemejwe n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi 2000 nyuma yo gushyirwaho hagamijwe kuzirikana uruhare rw'urubyiruko mu bikorwa bihindura ubuzima bw'abantu no kubakangurira kurushaho gutanga umusanzu wabo mu guhindura imibereho y'abatuye isi. Mu Rwanda kimwe n'ahandi ku isi wizihijwe ku nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'urubyiruko mu guhanga ibishya bikemura ibibazo biri mu buhinzi n'ubworozi kandi bibungabunga ibidukikije. Madame Jeannette Kagame mu butumwa bwe yasabye urubyiruko guharanira guhora rushaka ubumenyi burufasha kwiteza imbere. Yarusabye gushishoza bakareba ibibakikije, bagahora bihugura kugira ngo basobanukirwe ukuri ku mikorere y'isi. Ubumenyi n'uburambe bagenda bunguka bikababera umwambaro ubaranga n'itabaza ribamurikira mu nzozi n'ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere abandi. Turi ku isonga mu kubagezaho inkuru zizewe, amakuru